ariko mu by'ukuri bajya kure ugasanga Yago hari ibintu byinshi byiza yakoze abantu batajya baha umwanya, usanga turi gupfa inyungu. Buri wese arashaka kwidefanda yigaragaza nk'umwana mwiza. Koko se n'umwana mwiza? Reka nta mwana mwiza ubaho, kuko twese turi abantu. Namutera ibuye. Ninde se wamutera ibuye? Umuntu udasambana namutera ibuye. Ubwo se wahita uza mu ba mbere cyane ko ukunda kwivugira kuri Kamanzi. Nta muntu udasambana yayivuna muheto, sinzi impamvu biranaryoha. Niko jya numva bavuga. Urumva ko buri wese arimo arashaka impamvu, buri wese arashaka icyasebya mugenzi we. Noneho ikintu ngiye cyanantunguye ni ukumva kwidefanda kwa Jihad. Yidefanze gute rero? Urumva ngo ngiye ngo nari ntegereje kwira video ijya hanze ngo nabikunze. Ni gute umuntu yishimira ko aseba? Ni ukuvuga ngo ubu nonaha ntabwo nagira inama Jihad, sinagira inama Yago ko n'abagabo barakuze bazi ibyo barimo, ahubwo umutima nama wa Yago ndetse na Jihad n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga ubakoreshe ku buryo bakora ibikwiye, kuko bitari ibyo bari kwangiza ubuzima bwabo. Kuko ubu nonaha buri muntu wese yamaze kubona ubwambure bwa Jihad. Ibaza ahantu Yago akora statement akavuga ngo mpunzi igihugu kuko ntacyanze, arangira ati aho kuva mu buzima wava mu barozi. Big energy stand up. Yago yagiye kare, ntabwo yakagombye kuva mu gihugu gutyo gusa, ariko nawe afite plans n'umugabo, ashaka kuba wenda ari uburyo bitekereza, ariko yakagombye nyine gustayinga nyine agafightinga till the last. Gihe cyarageze Yago nyine ashaka kwirwanirira, kuko yabonaga nyine abantu bose bari kumurwanya, ashaka kwirwanirira. Sinzi impamvu nyine abantu batakaje uwo muntu ku buryo yumva ko nyine yangiza ubuzima bw'umuntu. None se Leya, iyo wumvishe ibyo bintu byose cyakorewe Yago ntabwo wumva warira? Barumva naye. Urabona bigomba kurangira bite? Bigomba kurangira n'ubundi The Band apfuye. The Band ni nde? Nyine abantu bakeneye bajyanama. Jihad ukeneye umujyanama, Yago ukeneye umujyanama. Rega aricyo bajya bavuga ngo avuga uziga. We ko mbona ashobora kuba atavuga ziga. Ni ikibazo nyine kuko kandi akumva ko we ubundi bavuga ko umunyabwenge ubundi araceceka. Yego ndabasuje mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose. It's all for one and only umwe cyane. Nuko rero naninje mumbahereza ikaze kuri Leya Entertainment. Tutarakora subscribe, share cyangwa comment, anyarukireho bikore ubundi tujye turushaho kubana buri munsi mu biganiro bitambuka kuri Leya Entertainment. Turacyari kumwe n'ubundi na Leandre niyo mugabo nk'ibisanzwe muri analyse. Leandre ikaze kuri Leya Entertainment. Urakoze cyane Rafat, nizere ko nabari hirya no hino ku isi nabo bameze neza cyane, nanjye meze neza, nta gikuba cyacitse mu buzima, iyo nabyutse nk'umeka nabani Nyagasana ashimwe. Ngira ko n'abanyarwanda bose bari bameze neza. Man. Uyu munsi rero turagaruka ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane turagaruka kuri Yago. Ndetse n'ibindi biri gucicikana hirya no hino muri showbiz. Yes. Rero hari ibintu maze iminsi mbona biri gutambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Fata ku mavuta ndetse na Jihad warabibonye biha Yago nawe akabasubiza, nyine ibintu byinshi cyane. Bira bintu wowe ubona ari ibiki? Ni ibiki biri hagati ya Fata ku mavuta na Jihad na Yago tutazi? Yago kugeza uyu munsi abantu batangiye kumwataka ku buryo nyine buri wese nyine ujye ku YouTube usanga nyine buri wese ari kuvuga Yago, ujye kuri YouTube ugasanga buri wese arimo aravuga Yago. Subarasi ushobora kuvuga ko wenda baba bari kumushakiraho fame abenshi. Rero urasanga uyu munsi Yago nkuko nabivuze muri bya biganiro byacu byatambutse, Yago yagiye afasha abantu benshi ku buryo nyine wasangaga bari inshuti. So Yago mu gihe cyo kubakenera arababura. Mu kubabura ahubwo babandi yafashije bagashaka kujya gute kumwataka, ibyo bigatuma nawe ashaka mechanisme de defense. Ase turebe ubundi bashaka kumwataka mu buhe buryo? Ari bo babyiteye cyangwa hari abandi bantu babaga bari inyuma yabo bari kubakoresha? Yego abenshi hari n'abishyurwa kugira ngo bamusebye. Byose bibaho cyane. Ibyo bigo ni nako byanagenze.
bakishyurwa kugira ngo bamusebye Yego. bari mu bo yagiriye neza. yego. Ariko So, none uyu munsi intambara ya social media igeze aho noneho usanga umuntu rwa rwango ruri kuri social media rujya no mu buzima busanzwe. Handi usanga n'igihe niba nanga Arafat ndamwanga koko ku buryo mwangishe n'abandi. mwangishe n'abandi. Yagoro yangishijwe n'abandi kuri bice ku mbuga nkoranyambaga. Handi usanga umuntu araza, nabonye interview ya Mitutsi ari kuvuga ati ngewe hari abantu bagaga Yago bakanamunyangisha nyine bakamwangisha n'abandi bigera nanjye ndamwanga kandi ntacyo dukora ntanamuzi tutaranahura. Ageraho yanga umuntu atamuzi bataziranye batari banahura. Ariko benshi abantu benshi bavuga ngo banga Yago, benshi bagendeye muri wa mujyo wa ba bantu runaka umubare tutazi n'abantu. Byatangiye ku mbuga nkoranyambaga si kuri Twitter. Bitangira bavuga ko aririmba nabi. Ese koko Leya uramutse wumvisha indirimbo yagiye aririmba nyinshi zigiye zitandukanye harimo na So ejo yakunzwe n'abanyarwanda benshi, koko wumvaga Yago aririmba nabi? Yago ari mu bahanzi beza ariko hari abahanzi benshi arusha muri iki gihugu benshi kandi ariko ikibazo urumva abantu kubera ko bamumenyere nk'umunyamakuru bikanze ageze mu muziki. So bivuze ngo rero we ni umuririmbyi mwiza akaba n'umunyamakuru mwiza tubyongereho. Yego kuko njye nemera ko umuntu ashaka kugira impano nyinshi. Izo mpano ushaka kuzibyaza umusaruro mu buryo bwawe. Abanyarwanda rero bamwe bagendeye mu kigare batangira kwangishwa Yago ndetse n'udutsiko tumwe na tumwe tugenda tumwanga nyine dukora ibiganiro bimwangisha abanyarwanda. Ariko mu by'ukuri bajya kure bugasanga Yago hari ibintu byinshi byiza yakoze abantu batajya baha umwanya. Ariko kubera ko tuba dushaka amatiku turashaka mu matiku ngo amatiku niyo atwika. Rero amatiku yego niyo atwika ariko nanone tubitekereze. Ese mu by'ukuri ayo matiku uri kureba mu banyarwanda cyangwa se uri kurema kuri kamera utekereza ko bizagucuruza kangahe? Ahubwo se ikibazo kiba kiri muri ibyo bintu. Yego pe njye nshobora kubibona kuko n'ubundi tuba muri urwo ruganda nkavuga uti bara ni amatiku bari gukora showbiz. Ese wa munyarwanda uri kubibwira wa wundi uri buza akabikurikira waraza kubifata nka showbiz? Ntabwo ari showbiz. Kubera ko ni ukuvuga ngo hari abantu bazi ko uyu munsi ibyo bumva ko ibyo babonye byose ari ukuri. Yego. Kandi bakirengagiza ko abantu bose babona kuri kamera siko ari abanyamakuru. Abantu bose barebwa kuri kamera siko ari abanyamakuru. Ntabwo ari kuri abanyamakuru. Ni ukuri ko Imana buriya ari abantu bazi ko umuntu wese nyine bumvise kuri radio no kuri televiziyo ndetse no kuri noza wese ari umunyamakuru. Kandi hari ibintu bagomba gutandukanya. Bagomba gutandukanya umunyamakuru, umu-YouTuber. Oya, mu YouTuber ashaka no kuba umunyamakuru. Umunyamakuru, umu-influencer. Nande wonyaryo buriya. Harabo bita abantu zabara bakora ibiganiro bisa nkaho biri n'abanimateri ibyo jambo nabuze. Hari umanimateri ushobora kubona kuri kamera cyangwa se kuri televiziyo kubera ko nyine ari umanimateri nyine arajya hariya nyine umukunde kubera ko nyine azi wenda kwibyinira neza cyangwa se kujya gute. Undi wenda ushobora kubona kumukunda ukamukundira ko wenda agusetsa akajya kuri kamera. Uwo muntu ntabwo ari umunyamakuru kuko umunyamakuru nushobora kuvuga, gutunganya no gutara inkuru. Yego. Uwo muntu rero aba agomba no kuba yarabyize. Dufite abitwa abanyamakuru rero benshi batabyize. Abenshi babita abanyamakuru ariko si abanyamakuru. Si abanyamakuru. Kubera iki? Kuko urasanga umuntu atarize itangazamakuru arimo aranarikora mu makosa. None ugasanga nta n'inosiyo na zimwe afite kuri iryo tangazamakuru. Niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ntabwo abantu bose mubona kuri kamera cyangwa se mwumva kuri radio ari abanyamakuru. Yego. None se tugarutse kuri fata ku mavuta na Yago. Fata ku mavuta afiki na Yago kuko hari ibintu numvishe Yago ari kuvuga. Ari kuvuga kuri fata ku mavuta bigaragare ko bari abantu baziranye kuva kera. Umwe yita undi ngo uri umusekirite n'undi fata ku mavuta nawe akamubwira uti nawe rero ngo wowe ngo waraje ngo urubuga cyangwa uruganda ngo ruguha intebe urangije urigarika. Bariya bako ari babiri baraziranye kubera ko fata ku mavuta ari umunyamakuru kuri Flash, Yago nawe ari umunyamakuru kuri TV10. Fata ku mavuta nawe ni umuntu umaze igihe kinini muri showbiz. Bivuze ngo baraziranye ko byenda kose. So n'abantu ubundi niyo mpamvu nkubwira ngo ngewe nta nshuti ngira muri showbiz. Kubera iki nta nshuti ugira? Impamvu nayigira ni uko uyu munsi dushobora kuba turi kugendana ejo ukaba ariwe uri kunshyira hanze. Birashoboka cyane. Buriya nakubwira abantu benshi bari inshuti muri showbiz ariko batakiri inshuti.
ubona biterwa n'iki rero kuba ubushuti bw'abo bantu bugenda buhindagurika vuba vuba ku buryo bushoboka? usanga turi gupfa inyungu iva muri ibyo bintu. yego akenshi usanga turi gupfa inyungu, ahandi tugapfa abakobwa, n'abakobwa se ahandi bagapfa hiti, n'abakobwa barabapfa se. aha singaho mpagaze nako nicaye Leandre agapfa umukobwa na kanaka. sha ibyo ni ibintu birimo nyine. n'urugero urasanga umuntu wenda nakundana na runaka, wamenya ko agendana na runaka ati birarangiye, nyine harimo utuntu twinshi nyine ko njya mu mbikubwira. Rero usanga kenshi aba bantu tugendana nabo mu buzima bwa buri munsi, wa wundi waje wawe, niyo mpamvu njya nkubwira ngo nta muntu uzi wanjye uretse umuntu umwe. nuko hari ubuzima nyine utagomba kumenya, utagomba kwereka abantu. so rero twebwe turaza kwifungurira abantu, nifungurire ku muntu amenye ubuzima bwanjye, amenye uko naraye, amenye umukobwa twaryamanye, amenye ibyo nariye, amenye niba nishyuye inzu niba ntayishyuye. ni handi nyine uzaza ukabivuga kuri kamera. Ntose ubundi hari umunyamakuru ugira ibanga? ahubwo nibo ikintu ahubwo abantu batazi, abanyamakuru bagira ibanga. Bagira ibanga ku buryo bamuha amakuru y'ingenzi ari butangaza akayareka. uzi ko hari nk'ibintu mba nzi ndamutse mbivuze ngiye bagatatabuye. none ibyo muduhereza biba ari bikeya ku byo muba mufite. aba ari bike kuko buriya abanyamakuru buriya nibo bantu bagira ibanga. abantu bazi ko nyine batagira ibanga, ariko impamvu batagira ibanga ni uko hari nk'amakuru ushaka nko kumenya wenda nko ku gihugu nkaba ntayatangaza ku bw'umutekano. hari nk'amakuru mba nzi wenda mu bantu basanzwe tugendana nkabanyaza, ariko nkaba ntayavuga ku bw'umutekano wabo. yego. so rero rimwe na rimwe ahubwo abavuga, reka mbyite ubujajwa. none se Lea, nka bari abantu turi kumva muri iyi minsi ngo Jihad yasohoye video ya Yago. Yago nawe ngo yasohoye video ya Jihad. Ibyo bintu biba ari buri wese arimo arajya kwidefanda. reka mbanze mbere kujya kuri Jihad tujye kuri Fata ku mavuta. Fata ku mavuta yakoze launch, abona amafaranga y'indirimbo yitwa Fatology arya. Niba ari Fata iyo yari intuza cyangwa yari album? ubundi ngiye hari ibintu bijya binsetsa. ubundi ubona Fata ku mavuta nawe ni umuhanzi wa hera. nawe ni umuhanzi. ni umuhanzi. ni nka kuriya Zizu yafataga abantu akabahuza, nibwo buryo nyine yabikozemo. Ariko hari n'indirimbo nzimo Fata ku mavuta ari kuririmba harya yakoranye niba ari na Kalifani. yego uyibuke. yego. ubundi muri Uganda nta muntu utararirimbye. ahubwo se ubu kuba nta muntu utararirimbye. kuba ari ukuririmba nawe wararirimbye? naririmbye, ariko indirimbo naririmbye iyo nyumvise mba numva ameze nk'uri kurira. uba wumva umeze nk'uri kurira? nta nubwo nababwira ahantu iri mutazajya kuyishaka ko bazayigera hora. so rero urumva Fata ku mavuta batangira kugira conflit y'amafaranga. Conflit y'amafaranga hagati yande nande? Yago na Fata ku mavuta bahuriye mu ki? urumva Yago hari amafaranga yavuye muri Fatology, niko Fata ku mavuta yidefanze avuga ko yamwimye ku mafaranga yavuye muri album. muri album Yago yaba yarafashaga Fata ku mavuta? yaramufashaga kuko bakoranaga n'ibiganiro byinshi, urabyibuka bakoranye ibiganiro kuri Yago TV show. yego byinshi kabisa. so rero niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu munsi turimo turapfa inyungu ziri kuva muri bya bintu turi gukora tukabiryaniramo. uyu munsi Fata ku mavuta afite platform, nayo afite platform, urumva. kandi Fata ku mavuta yatanze Yago mu itangazamakuru. ariko Yago yatanze Fata ku mavuta platform. simbitekereza ko Fata ku mavuta nawe yari kuri Flash, kandi yari afite platform ye ku giti ye ku giti cye. yego ye ku giti cye, ariko yari imutanze, ariko ntabwo yayikoresheje. ntabwo yayikoresheje kuko urumva Yago we yaratangiye ahita akomeza. Fata ku mavuta rero yafunguye channel 2021 2019 plutôt, ayifunguye ntiyahita ayikoresha. Yago we yarayifunguye ahita yanshena. so mu by'ukuri Fata ku mavuta yatanze Yago muri kariyeri. ariko mu buryo bw'imikorere no kuboostinga Yago ari hejuru yafata ku mavuta kubera ikora ama platform nyine yagiye akoresha. so rero uyu munsi uraza nonaha uze mu buzima bwanjye nibyo, ariko nanone usange wenda hari ibintu byinshi utakagombye kumenya cyane.
ntiwakagombye ubundi niyo mpamvu ujya ubona nta girlfriend yakira ku social media. wowe nta girlfriend wawe tuzi ntituzi ngo Nese ubundi muramenye kugira ngo bigende mumenye ngewe uri kuri kamera kugira ngo tuzabatera inkunga mu gihe muzaba mugiye kugira gutya. oya icyo gihe nikigera muzabimenya n'ubundi nzabibamenyesha naho kumbwira ngo nzi hano ngo kiriho girlfriend wanjye. Ese ntabwo ukunda surprise? Oya ntabwo rwose ibintu bya surprise simbikunze. Surprise wapi ngiye nkunda ikintu cyateguwe. So rero uyu munsi buri wese arashaka kwidefanda yigaragaza nk'umwana mwiza. Koko se n'umwana mwiza? Erega nta mwana mwiza ubaho kuko twese turi abantu, ahubwo vuga ngo amakosa yacu tuyahisha bitandukanye. Uyu munsi Yago narabivuze ngo umuntu wumva ko Yago yakosheje namutera ibuye. Ninde se wamutera ibuye? Umuntu udasambana namutera ibuye. Ubwo se wahita uza mu ba mbere? Njyewe se umutera ibuye cyangwa umutera ibuye cyane ko ukunda kwivugira kuri Kamanzi. Nta muntu udasambana yayivuna muheto sinzi impamvu iranaryoha. Niko jya numva bavuga. Niko jya wumva bavuga. Rero uyu munsi Jihad amakimbirane afitanye na Yago byavuye mu buryo buri private bijyana no ku karubanda ku rwego rw'uko buri umwe ashaka impamvu y'uko agomba gusenya mugenzi we, ku buryo Yago aravuga ati wamutinganyiwe, undi avuga ati nawe wamwira umugiwe n'ibiki. So urumva umwe aravuga ati wamusinziwe, undi avuga ati wamutinganyiwe, ati abana b'abahungu wangije, undi ati abana b'abakobwa amada wateye. Urumva ko buri wese arimo arashaka impamvu icyasebya mugenzi we. Noneho ikintu ngiye cyanantunguye ni ukumva kwidefanda kwa Jihad. Yidefanze gute rero? Urumva ngo ngewe ngo nari ntegereje ko iriya video ijya hanze ngo nabikunze. Ni gute umuntu yishimira ko aseba? Arategereje ko video ijya hanze? Ngo ahubwo ngo uwo bari kuyikorana ngo nawe ngo naze ngo ashyire ngo nazane ngo video yose. Come on. Sibyo koko ni ukuri cyangwa ni ukubeshya rubanda? Ninde muntu wakwishimira gusebaza? Nta n'umuntu n'umwe ushobora kwishimira icyo kintu, kuko uyu munsi twe turibwira ko nyine turi gutwika, ariko tekereza hazaza hawe. Ibaze ko nka bino bintu biri gukorwa gutya aya mavideo, ibaze nk'umwana uzakomoka kuri abo bantu. Gayibaze rero nibikomeza gutyo ubwo birabyara iki? Fete niho handi havamo ama depression. Niho handi ubona abantu basigaye barwaye agahinda gakabije kubera izi mbuga nkoranyambaga. Izi mbuga nkoranyambaga ni nziza ariko kuzikoresha ariye tuzikoresha nabi. Zigatera ibibazo. Niyo mpamvu usanga nyine uyu munsi umuntu araba ari kuvugira kuri ibintu hangaha akirengagiza ko nyine hari ubundi buzima agomba kubamo. Ntabwo ibaze nk'umuntu ushobora nko kuza kuri kamera avuga ngo urumva ngo ngiye ngo naryamanye ngo n'abagabo 100 ngo urumva ngo nari indaya ngo mbivamo
urishobora abana bawe bazabona ibyo bintu. Abari gutanga ubuhamya se. Ubuhamya se ni ngombwa kubitanga. Ngo kugira n'abandi barebereho bahinduka. Hari ibintu ariko sinzi wenda wasanga ari imyumvire yanjye ariko ntakubeshye. Hari ibintu mba mbona ku mbuga nkoranyambaga nkabona nibyo uri gutera ibibazo byose. Ese ubundi aho ngaho nk'iyo umuntu aje agatanga ubuhamya kuri ibyo bintu ngo yaryamanye n'abagabo 100 ngo abagabo gutyo wobona abari kwinkuraje abantu kubivamo cyangwa rimwe na rimwe abari gutanga nk'icyo ntakwita nk'ubundi buryo bwo kugira abandi babigemo, abari kwangiza ubuzima bwe. Abari kwangiza ubuzima bwe gute? At the end of the time usasanga wa muntu bya bintu wavuze n'urugero umuntu yaguha amadolari 100 cyangwa se 200 uvuge nk'iyo témoignage ukirengagiza ko ibyo bintu bitazasibika. Sava yabibitse ntigibishyira ku internet ntiyibagirwa ibintu. Niba mujya abantu uzampa ikiganiro akaza kicarana akamikigana akambwira ubuhamya bwe cyangwa se ibiki n'ibiki uzaburishwa ko utazambwira ngo nzabisibe. Neze se yari gihe umuntu akoreramo amakosa bikarangira ikiganiro gisibwe. Ntabwo nzagisiba. Kubera ntabwo nzagisiba. Kubera impamvu nazagisiba ni iyi: uri responsable wo kuzikicara hano ukavuga ibintu wowe ubwawe utazicuza. Uzi ko utazicuza. Naho kuza kumbwira ibintu wapi kabisa. Nose ntiyabamo umuntu ntashobora gukosa. Gukosa erega hari icyo bita umutima nama. Nje ni nabyo nabwiye nukuvuga ngo ubu nona ntabwo nagira inama Jihad, sinagira inama ya gukora n'abagabo barakuze bazi ibyo barimo, ahubwo umutima nama wa Yago ndetse na Jihad n'abandi bakoresha imbuga nkoranyambaga ubakoreshe ku buryo bakora ibikwiye, kuko bitari ibyo bari kwangiza ubuzima bwabo. Kuko ubu nonaha buri muntu wese yamaze kubona ubwambure bwa Jihad, wenda nundi mwaba star mwatewe n'ibiki ku buryo wifata ugafata video y'ubwambure akabushyira ahantu ugakora live. Ese ubundi izo video baba bari kugira zizabafasha iki? Telefone bashaka kuyikwiba, ushaka kumbwira ati wenda iri mu imashini bashaka kuyikwiba cyangwa se password hari undi muntu yizi bakanakwinjirira biba byoroshye. How comes umuntu w'umugabo afata video nk'iriya? Nyine ubundi se baba bashaka kugera kuki? Noneho nabonye ari n'umusifuzi. Shaka kuvuga ko akina hagati mu kibuga. Njyewe niyo mpamvu njya mvuga ngo umuntu ushobora gufatira video ntabwo nzi ukuntu byagenze, ariko kuri njyewe bifata nka saga ya danje kabisa. Gute? Kuko njye n'umukobwa turi mu cyumba n'ahantu hari private abantu babiri, bivuze ngo niba uri mu cyumba n'umuntu ugafata video, kuki utagiye gukora ubwo busambanyi bwawe hanze ku karubanda n'ubundi ko video n'ubundi zajya hanze? Hagiye babigira kuki ujya gukora sex ugakinga uzi ko ufate video n'ubundi wagiye hanze n'ubundi ko bazayibona? Wasanga bari kuvuga ngo nkuko nyine namwe mukora live streaming iz'ubukwe kugira muzarebe after result zanyu. Nyine ibyo ndabyumva ni ku nyungu z'umuryango, ariko se inyungu zo gushyira video zo guha umuntu video wambaye ubusa ni izi? Zo guha umuntu video wambaye ubusa cyangwa zo gufata video wambaye ubusa? Zo gufata video. Ku ruhande rumwe ushobora gutekereza wenda ko aba yarabikoze kugira ngo ajye ahora yiyibutsa ibyo bihe ntibigasibangane mu mutwe. Sinzi gusa kwidefanda hagati ya Yago na Jihad biri too much noneho. Please be mature, mwiyaranje ku buryo ibintu bitaba byinshi, kuko deja mwamaze guseba. Bimaze kuba byinshi mu Banyarwanda, mumaze guseba. Gusa hari aho igisebo ushatse kuvuga ko Jihad igisebo kitamubera. None se wumvise ukuntu yidefanda? Noneho ukuntu yidefanze byagaragaraga ko nta kintu bimutwaye. Arimo numvikanisha ko ntacyo bimutwaye. Urumva ngo unashaka ko ngo video ngo zige hanze. We yabishakaga. Mfite voice ari kubivuga. So urumva ibyo bintu rero hari igihe umuntu yumva ibintu kubatsi abantu bundi bahanzweho n'iki.
we yashaka ko ayo mavideo ajya hanze. Sibyo ntibishobora kuba ari ikibazo gikomeye cyane. Hari igihe nyine umuntu ameze nkaho ntacyo ahomba. Nose ubundi reka tuve kubirebera mu ndorerwamo ya Jihad wenyine. Ahubwo turebe ngo ibyo bintu yakoze ntibishobora gutera ikindi kibazo ku bandi bantu basanzwe cyane cyane nk'abantu bakurikira showbiz. Ikibazo cyo kirahari kuko buri wese ahita agira ubwoba bw'uko nawe video ye ishobora kujya hanze. Bivuze ngo iri ishobora kuba ari nka introduction cyangwa ugutangira kwa biriya bintu byo gushyira amavideo y'abandi hanze. Ubundi cyberbullying ni ibintu birangira abantu bagiye mu depression. Nese ubundi nta mategeko harabihana. Arabihana. Kuko muri ribu ndabizi ko amategeko arahari. Gufata video ni uburenganzira bwawe. Ahubwo kuyisohora kuyisakaza nicyo kibazo. Nicyo kibazo. Kuko uba ugiye kuyereka imbaga. Kandi ubundi byakagombye ko ari ibyawe wenyine. Usibye ko sinumva n'inyungu zo kwifata video uri gukora gahunda. Sinakubwiye ko hari igihe umuntu abifata akabishyira muri sanse yo kuba yazajya ahora yiyibutsa nk'uko nyine namwe mufata streaming. Aya? Kabisa. Ubundi iyi showbiz bizarangira bamwe bicanye. Ibaza ahantu Yago akora statement akavuga ngo mpunzi igihugu kuko ntacyanze. Mpunzi igihugu kuko ntacyanze. Ndagihunze ariko sinyanze. Mpunzi igihugu kuko ntacyanze. Yego. Ati ndagiye ariko Uganda mu nyakire ngi yanditse ngo iba ari ufunguye. Rwanda nkunda nkuhunze ntakwanga ahubwo mpunza agatsiko kabashatse kunyica mu myaka 4 ishize. Mwataka ariko ntawanyumvise numwe. Umutima wanjye urababaye cyane ariko Rwanda numamagara nzitaba kuko data yaragukoreye mama arakubyarira. Uganda welcome me please. Ubwo bivuze ngo deje ubu ngo ari muri Uganda. Ubu tayari yageze muri Uganda. Yego. Arangije arandika ati ufite deje yamaze guhunga yagiye. Kuko n'iriya video ya Jihad yayisohoye atari mu Rwanda. Erega video yamazeho umunota umwe. Umunota umwe uzabona aho bamaze none arandika ati akazu kanyu kamaze gusenyuka mu izina rya Yesu. Umusozi wanyu wamaze kugwa ndavuga abahuriye mu bugambanyi bise showbiz gutwika prank n'ibindi. Big energy stand up aho nzajya hose muzakomeza kubona good vibes only kandi tuzabamena big time aba big energy sinzabatenguha. None Seria umaze kumva iyo statement Yago yiyandikiye arangira ati big energy stand up ukuri kugomba gutsinda. Umuntu atotezwa imyaka 4 n'abantu bamwe abandi bakabakomera amashyi. Undi yavuga 1 week bagashya. Undi yavuga 1 week bagashya ubwoba. Ibikuba bigacika. Mwantoteje imyaka 4 yose isi yose iranyanga. Mumbeshyera kubera ubwoba bwanyu no gushaka kwikubira. Stop. Arangira ati stop harassing my name. Izina Yago mwararyanze muryanyisha n'abanyarwanda ariko aho bigeze stop. Bivuze ngo byageze aho Yago yiyanga. Ubwo ariyo ya depression yo kuvuga. Arangira ati aho kuva mu buzima wava mu barozi. Big energy stand up. Iryo jambo rikomozeho aho kuva mu buzima wava mu barozi. Bivuze ngo rero twe turakora ibintu turimo twumva ko ari ugutwika ari prank n'ibindi. Ariko biri kugira abantu byangiza. Ariko hari abantu bikwangiriza ubuzima. Uraza hano kuri kamera utuke Yago cyangwa se utuke undi muntu urishuwa ko ibyo bintu uri kuvuga bitari bwangiza ubuzima bwe. Hari abantu hano hanze bafite ama depression kubera ibiganiro mukora. Bigatuma babaho nabi. Mukabavangira mu buzima bwabo. Yego. So bivuze ngo rero uyu munsi nitudatekereza gukemura ikibazo. Ufite nge ntekereza ko ribu yakagombye kureba bino biganiro nako nzi ko bireba ibiganiro bisebanye bigacika. Kuko dufite byinshi twaganira, dufite byinshi twavugaho. Ariko uyu munsi urasanga kugira ngo ntwike ariko ndi buvuge Yago.
kandi ukamuvuga muri kote faible gusa. No, ikindi hari ibintu byiza Yago yakoze, kuki mutabivuga mukavuga ibi kandi ari byo byinshi kurusha ibyo ngibyo muri kumushinga. Kuki ubundi mwumva ko umuntu yaba intungane? Kuba ari umusitari se umuntu? Ahubwo njyewe ndi icyo nkeka gishobora kuba ntabwo ari uko bamuhoye ko akora ibintu bibi, no. Kandi akubwira ko nyine utwo dutsiko twagize ubwoba, nubwo atatuvuga utwari two, ariko kuko biri turahari. Kuko impamvu agiye nuko duhari. Bivuze ngo ahunze utwo dutsiko. Yego. Bivuze ngo rero mwabantu mujye mushyira mu gaciro, mumenye n'ibyo muvugira kuri kamera. Kuko uyu munsi ubuzima bw'abantu muri kuganiriza, muri muratera abantu na depression. Ubu yagahunze igihugu nta kindi gitumye ahunga uretse usibye ko nanone ntabwo numva logique yo guhunga igihugu kwa Yago, kubera ko niba utwo dutsiko duhari abayobozi bakaba bahari, ni iki cyananiye leta ubundi? Leta icyo yagiyemo ntabwo kijya kiyinanira. So rero ntekereza ko kuri njyewe Yago yagiye kare, ntabwo yakagombye kuva mu gihugu gutyo gusa, ariko nawe afite plan ze n'umugabo, ashobora kuba we nari uburyo bitekereza, ariko yakagombye nyine gustayinga, nyine agafightinga till the last. Ubwo noneho bivuze ko yagashobora kutazagaruka. Kugaruka ubwo ntazagaruka biragoye, ariko niyo aho yajya hose ntekereza ko ni umukozi azakora. Yuriya azi gushabika cyane, ntabwo yabura. Ubundi Yago ni kazitunga. Go from Tabagwe to Kejeli. Ubundi from Kejeli to Uganda. Kampala. Yago ni umukozi mwiza. Abantu bashatse nyine kurwanya, ako birabananira neza, ariko bigizaho we abona ko adashaka gukomeza guhangana. Ashobora kuba yarabonye ko nakomeza guhangana nabo ari butakaze byinshi kurusha abo ngabo bari guhangana nabo. Usibye ko nanone nkuko nabivuze ubushize, igihe cyarageze Yago nyine ashaka kwirwanirira, kuko yabonaga nyine abantu bose bari kumurwanya, ashaka kwirwanirira. Ariko ntabwo yakagombye ko ari umusitari wari kujya mu social media ngo ajye kuvuga atukana n'abantu kuriya, kugira ubwo bigera kuri extent yuko ashaka gufata video akayishyira hanze nyine y'ubwambure bw'umuntu. Ariko ngo nawe iyo bari bayishyize hanze niba batayishyizeho. Yes iri hanze. Sinzi, numvise bavuga ko nabo hari yindi basohoye, iriya wari ukuvuga se, iriya y'intuza ngo yitabe. Narayibonye, ariko ntabwo ari Yago. Uriya ntabwo ari Yago. Uriya ntabwo ari Yago. Sha oya. Narayirebye mbona ntabwo ari we. Ubwo wasanga bakoze wa mugani. Ntabwo ari we rwose. Iriya yo narayirebye neza ntabwo ari we. Uriya ntabwo ari Yago. Ntabwo ari we. Nese ubwo bari abantu babisize hari hanze bakaba bari bagamije iki? Iriga buri wese abishyira hanze agamije inyungu ze. Uri gutwikira ku muntu umuvugaho amakuru atariyo. Ubundi ni mpamvu njya vuga ngo sinzi impamvu nyine abantu batakaje uwo muntu ku buryo yumva ko nyine yangiza ubuzima bw'umuntu nyine for granted, nyine akumva ko arabyuka mu gitondo yumva arifuza kwangiza izina ry'umuntu. None se reya iyo wumvishe ibyo bintu byose cyakorewe Yago ntabwo wumva warira? Barumva nabi. Man, dufite communauté man
ntabwo mbizi niba mu bindi bihugu nawo ariko bigenda, ariko dufite community igoye, dufite showbiz igoye, dufite abantu bafite mu nyangiro urwango. Mbese ni igiki kigoye muri ibyo bintu rero? Imibanire nabo, kubana n'abanyarwanda si bito bari muri showbiz biragoye. Gute se? Abandi ko njya mbona bakiri imbere business. Ubundi yakagombye kuba business, ubundi yakagombye kuba show ikaba na business. Ariko no dusige dukora show tukibagirwa business. Gasanga umuntu ashaka kutwikira ku izina ry'umuntu gutyo gusa, akibagirwa ibindi byawe bigize. Birakomeye mba numva ntazi, mba numva wamagane narira. Uba wumva nafata inkoni nkabakubita ku nda. Nawe ugahita ubanyuzaho akanyafu. Ni ukuri. Kuko mujye mwa appreciating abantu mufite mw'abantu. Niba mufite abantu mu appreciating. None se reba nk'ubu Yago yari afite abantu benshi afasha hano mu gihugu. None niba agiye hanze y'igihugu ari hagiye gukorera, bivuze ngo hari umubare runaka, hari abana bagiye kubura icyo twakwita nk'ubufasha. Barabura platform kuko n'ubundi ibyo yakoraga yabahaga platform, bakaza bakavuga bakaganira akamenyekanisha izo mpano. Ariko ubu ntekereza ko nyine cyetse bazajya bajya Uganda. Ubuse ubona abafite ubushobozi bwo kujya Uganda ari ubuhe? Njya mbona no kuva Rusizi bigora. Mane yanjye sinzi. Tunagana ku musozo w'ikiganiro, muri izi saga zose zirimo Yago, Jihad, Fata ku mavuta, urabona bigomba kurangira bite? Bigomba kurangira n'ubundi The Band apfuye. The Band ni nde? The Band ni nde? Ubundi kurangira kwabyo ni uko barekeraho kuvuga, barekeraho nyine gusa kugira ngo barekere kuvuga. Urumva niba niba Yago yagiye hanze, bivuze ngo kuvuga kwe gushobora kuba kugiye kwiyongera. Ahubwo kuriyongera. Bivuze ngo ya miriro bamurekuragaho agiye kujya barokeraho rekete za kuba atari mu gihugu. Ntago ntekereza ko ari byo byivuga ko ashaka ko Interpol irakora ahantu hose ku isi irakora. Ushobora gukora ibyaha uri Burayi bakakuzana, uri muri Amerika bakakuzana. Ni kimwe nuko wabikorera ku butaka. Byose ni kimwe. Utekereza ko se zino saga zose polisi cyangwa se ribi bitari kubibona? Nese tuvuye ko nta byaha baba barabonye. Barabibona, ahubwo nuko babyirengagiza bimwe na bimwe. None se reka nkubwire, uracyumva Kasuku atukana kwa kundi? Reka none yabaye umuntu mwiza. None yagenze bite? Nyine abantu bakeneye bajyanama. Jihad ukeneye umujyanama, yagukeneye umujyanama, Fata ku mavuta ukeneye umujyanama. Ariko ndabizi neza ko ubuyobozi bwacu baba bari kubireba. Igihe kandi kizagera bikemuke. Bivuze ngo abantu babitega iki? Amaso n'igihe. Ubundi ibintu byose byagenda kose bizakemuka. So ntekereza ko rero umubuza bwose bwa muntu tuba dukeneye inama, tuba dukeneye abantu batuba hafi kugira ngo twegutana. So showbiz rero niyo wakosheje uba ukeneye umuntu ugomba kukugarura mu nzira nziza. Cyane. Ariko hagati aho tugaruka kuri Jihad. Jihad njyewe njya mbona hari ukuntu avuga asa nkaho nta rutangira. Hari icyo bajya bavuga ngo avuga uziga. We ko mbona ashobora kuba atavuga ziga. Ni ikibazo nyine kuko kandi akumva ko we ubundi bavuga ko umunyabwenge ubundi araceceka. Ariko nanone hari igihe uceceka cyane. Uraceceka ariko ntuceceke cyane. Bakagira ngo ni ubucucu. Ubundi umunyabwenge araceceka. Uko iyo uvuze the police uvuga menshi, the police nyine uvuga ibidakwiye. Nazo ntushobora gusohora ijambo rimwe ryonyine ukaburangije game, ukaburangije ubuzima bwawe. Nyine ni mpamvu nanjye mvuze ngo rimwe na rimwe nyine uba ugomba kuvuga uziga, ukamenya naho uvugira. Ahubwo wenda icyo ngicyo cyo kumenya aho uvugira nicyo cy'ingenzi cyane kabisa. Reka rero tugane ku musozo Reya. Yego nagushimira. Asante sana. Nyagasana bishimire, ariko nanone mwabantu muza kuri kamera mutekereza ibintu mugiye kuvuga ko hari impact ushaka kugira ku buzima bw'abantu, bityo nyine ntabwo nkubwiye ngo uyivuga, ariko menya icyo ugiye kuvuga, umenye n'ingaruka kiri butanye nizi cyane, kuko ingaruka nizo nyinshi kurenza inyungu.
Yego, reka tubashimire aho muherereye hose, mwakoze cyane kuba mwari muri kumwe natwe kuri Leya Entertainment. Utarakora subscribe nyaboneka nyarukiraho ugikore vuba ubundi turusheho. Ubundi ni gahunda ya leta yo gukora subscribe kuri Leya Entertainment, ni gahunda ya leta. ubundi ibintu bikarushaho none muri kwigumura kuri leta. Mwubahiriza amategeko ya leta nyaboneka nako mukurikiza. Ubundi mujye mubona ibiganiro byaho bya buri munsi, dore ko biba biri mu dushya twinshi cyane. cyane. Wakoze kuza. Wakoze nawe. Nshimira abanyarwanda mwese aho muri hatandukanye, aba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Amakomantere ndayabona cyane, mukomerezaho n'ubundi muduhereza ibitekerezo byinshi cyane kabisa. Hasta la vista. Blessings.